Bakunzi bahumuruza byara TV banje kubasuhuza mbifuriza umugisha n'amahoro y'Imana. Ndi Alice Musani wabo. Nkuko mubimenyereye nkunda kubabwira kenshi ngo humura nawe uzabyara. Ubaka kanya noneho nje kukubwira ngo wirangara, wicika intege, komeza ugende, uzasingira ibyasezeranijwe. Ko nugamburira mu makuba gukomera kwawe kuzaba kubaye ubusa. Nkwibutsa kandi kujya ukora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukomeza kubona ibiganiro byacu uko binyujijwe kuri iyi channel, umenye imyitwarire n'ubuzima ababuze urubyaro babayeho, ihohoterwa bakorerwa ndetse n'uburyo bagerageza kwikura muri iki kibazo cy'ubugomba. Ndabakunda, mbasengera iteka. Reka dutangire ikiganiro cyacu tubanza gusenga. Mana yacu ndagushimye kuko uduhaye aka kanya. Duhera umugisha muri iki kiganiro, kikigisho ngiye gutambutsa kigira umumaro, kandi umuntu wese ucyumva yaragambiriye kurekura umugarure kuko ari we Mana y'imbaraga. Nzi ko ushobora byose, nizeye ntashidikanya ubutwari bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Bene data munkurikiye, bene data dukunda gusangira kenshi ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya ndetse n'inkuru zitandukanye zikunda kunyuzwa kuri uru rubuga. Ndagira ngo uyu munsi turebere hamwe ikijyanye no gukomeza urugendo. Gukomeza urugendo ntucike intege, ntusubire inyuma, ntusubizwe inyuma n'abaguca intege, ntusubizwe inyuma n'ibyo wumva, ntusubizwe inyuma n'urusaku rubaye rwinshi, ntusubizwe inyuma n'abakuvuze, ntusubizwe inyuma nuko uca hano bakakudyanira inzara. Oya, ibyo ntibiguca intege. Igihe kimwe Abisirayeli bari mu rugendo. Noneho bari mu rugendo, mwibuke ko bari baratumweho Mose. Ubwo Imana yabwiraga Mose kwishaka kumutuma mu gihugu cya Egiputa kugira ngo ujye kubohoza Abisirayeli. Ijambo rirambwira ngo icyo gihe bari bamaze igihe kinini mu buretwa bukabije kuko bakoreshwaga imirimo y'agahato, ku buryo urusaku rwabo n'agahinda kabo kageze ukaratumbagira akagera mu ijoro. Imana ntiyabarebereye rero, yagambiriye kubatumaho Mose. Hanyuma kugira ngo ibikore, iramubwira iti genda ubabwire ngo ndiho abantumyeho. Wabwire yuko nzabakura mu gihugu cya Egiputa nkabajyana mu gihugu cy'isezerano. Imana ishimwe. Abisirayeli baramwumviye. Murabizi byabaye kugira ngo iyo nkuru twese turayizi. Ni inkuru yanditse muri Bibiliya mu gitabo cyo mu Kuva, ariko itubera icyigisho buri munsi. Mu rugendo rw'Abisirayeli mu kuva muri Egiputa rwari urugendo rukomeye cyane, kuko Farawo ubwe yemeye ko bagenda, ariko bageze mu nzira arabakurikira. Noneho abakurikira Abisirayeli bageze no ku nyanja itukura. Gukomeza bibi imbogamizi, bibi ikibazo, kwa ko imbere hari inyanja, inyuma hari abanyegiputa benshi babakurikiye. Icyo gihe cyababereye igihe gikomeye cyane, cyari igihe cy'umubabaro. Ariko nanjye reka nkubaze, uribaza yuko Imana yemeye yuko Abisirayeli baturuka muri Egiputa mu buretwa barimo, kandi ikemera kuzabakiza, ikavuga ko izabakiza ibanyujije mu nzira irimo Yorodani? Wibaza ko Imana itari ibizi ko ihari? Imana yari ibizi, nta gushidikanya yari ibizi. Yari izi ingorane bazahurira nazo mu nzira, yari izi amakuba ari mu nzira yabo, yari izi ko Farawo azibwira mu mutima watereka mbakurikire mbicire mu nzira, yari izi ko imbere y'Abisirayeli bazahura na Yorodani. Aha nshatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga yuko ikibazo ufite uyu munsi, ingorane urimo uyu munsi, mbese ubugumba umaranye iminsi, intambara z'urudaca umaranye iminsi, inzara umaranye iminsi, urusaku rukuri mu matwi umaranye iminsi, urwo rusaku rwose Imana yari ibizi kuzarucamo. Ariko nanone ntabwo irekeraho, iteganya wo kuza kugutabara. Hanyuma rero si ibyo gusa,
yari yaratanze intwaro zihagije, kuko hari aho bageze kuri Yorodani. Dusomye mu Kuva 14:15 ngo Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Icyo gihe cyari gikomeye cyane, kuko Abisirayeli bavugije induru, baramutonganya baramubwira ati uza kuturekera mu Egiputa aho kugira ngo tuze gupfira hano, iyo uza kutureka ntutuzane gupfira hano, dore Farawo aradukurikiye kandi imbere yacu hari inyanja, biragenda gute? Mose nawe bimuyobeye ngo atakira Imana. Atakiye Imana, Imana iramubwira ngo Mose, niki gitumye ntakira? Niki gituma uvuza induru? Niki gituma murimo kurira? Niki gituma aya maganya angeraho? Sinababwiye ko nzabana namwe? Sinababwiye yuko nzaba ndi kumwe namwe? Ngaho bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Ni ibintu byinshi birimo nawe gutuma utaka. Urareba inyuma ukabona biragukurikiye, wareba imbere ukabona nta nzira ihari, wareba hirya naho ukabura inzira, wareba hino naho ukabura inzira. Ariko ndakubwiye ngo aka kanya Umwuka w'Imana arantegeka kukubwira ngo komeza ugende. Ntabwo umuti ari ukubivamo, ntabwo umuti ari ukurekura Imana no kuyisezera ukavuga ngo nta kintu yamariye. Dushingiye ku buhamya twumvise bwa Grace, kubagerageje kubukurikira, Grace yaratubwiye ngo yabonye Imana nta kimumariye, ngo ahitamo kuyireka arigendera. Ariko ijambo rirambwira mu Migani 24:10, ijambo rirambwira ngo nugambura mu makuba, nugambura mu makuba, gukomera kwawe kuzaba kubaye ubusa. Nugambura mu makuba, gukomera kwawe kuzaba kubaye ubusa. Ukwiye kwihangana ku musozi uriho. Ihangano uhanyanyaze uwuterere uko ushoboye, ukomeze. Mu gitabo cya Mukristo hariho aho dusoma, tugasoma icyo gitabo. Iyo dukomeje gusoma tubona ukuntu Mukristo ngo yagiye aterera umusozi, noneho hagira ubwo ananirwa cyane agenda amaka. Uwo musozi wari umuruhije, umusozi wari ukomeye cyane, aho umuntu ajya kugenda amaka ni hahandi uba utagibasha kugenda uhagaze, kubera kubera kunyerera, kubera kuterera cyane, kubera ko nta gitsinzi kiriho cyo gufata, umuntu akanyerera akagwa. Ariko ihangane, nje kuguhumuriza nkubwire ngo Imana iri kumwe nawe. Imana yaguhaye isezerano ryo kuzakwambuswa umusozi utuyeho, igihugu wari urimo cya Egiputa, hanyuma irashaka kukwambutsa kujyane mu gihugu cy'Ikanani. Haleluya, haleluya. Igihe kimwe rero Imana ibaza Mose bahagaze ku nyanja, iramubaza ngo ufite iki mu ntoki? Mose we ufite iki? Ni iki ufite mu ntoki? Mose asubiza Uwiteka aramubwira ngo mfite inkoni. Hanyuma Imana ibwira Mose ngo rambura inkoni ku mazi. Mose akirambura inkoni ku mazi, mwese muzi byabaye, amazi yahise acikamo kabiri, mu nyanja hacikamo inzira imera ngo nkahumutse. Abisirayeli bahita babona inzira, barakomeza baragenda. Wowe unteze amatwi uyu mwanya, ufite iki mu ntoki? Urabazwa ngo ufite iki mu ntoki? Ukwiye kugira inkoni. Muri uru rugendo rwo kutabyara nakunze kenshi kubabwira ku buhamya bwanjye, ariko ikintu cyamfashije ni inkoni nari mfite mu ntoki. Nari mfite inkoni y'amasengesho, nari mfite inkoni y'ijambo, nkagira n'inkoni yo kwizera. Arizo nkingi 3 nkunda kubagaragariza kenshi z'uyu muti w'ubugumba. Uramutse ushakishije ijambo ry'Imana muri wowe, ukarigira iryawe, ukaryuza uko bukeye n'uko bwije, ukariha agaciro, ukarimedita, ukarisubiramo, ukajya ugendana naryo, mbese ariko ukifakasinga cyangwa se ukita cyane ku ijambo ry'Imana rivuga ku kibazo cyawe, ukareba uko Imana irivuga, ukagendera muri ryo, ukaryizera. Iby'Imana ivuga muri iryo jambo irabisoza. Nababwiye inkoni y'amasengesho. Iyi nkoni y'amasengesho irwana intambara umuntu atarwana, irwana intambara itagaragara, irwana intambara itari nk'iy'abantu,
irwanya imyuka mibi, irwanya abatware b'umwijima, irwanya abakozi b'umwijima. Nk'uko ijambo ritubwira ngo ntago turwana n'abantu. Kenshi na kenshi intambara urimo kurwana ntabwo ari we wayikuririye, ariko ni ibitero bituruka ikuzimu. Ayo magambo ntashaka kukunaniza, urucantege n'ibisebe bahora gusebya n'ibishaka kukunaniza no kuguca intege kugira ngo wihakane Imana. Ariko ndaguhendahenze nkubwira ngo nugamburura mu makuba, gukomera kwawe kuzaba kubaye ubusa. Reka kugamburura, reka gucika intege, reka gusubira inyuma, reka kubivamo. Nakomeje kubabwira cyane ku nkingi, ariko reka dukoreshe ijambo inkoni kuko ari iry'Imana yakoresheje ibwira Mose. Haleluya. Iyi nkoni ya kabiri mbabwiye yo gusenga ntabwo ari ugupfa gusenga gusa uko wiboneye. Oya, ntabwo ari ukusenga mu gitondo no ugiye kuryama na saa sita usengera ibiryo, no ku cyumweru ugiye mu materaniro. Oya, ntabwo ari byo batubwira. Nugutitiriza. Iyo usengera iki cyifuzo, iki kibazo bisaba kugisengera utitirije. Igihe kimwe Yesu yabwiye abigishwa be bari bateranye n'abari bamukurikiye, ababwira ashaka kubigisha gusenga, ababwira inkuru yo muri Luka 18 umurongo wa mbere. Wenda mu nkundire tuyisome. Haranditse ngo umugani w'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati, hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi. Aramusanga aramubwira ati, ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko aho ageze aribwira ati, nubwo ntubaha Imana sinite no ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahora azi iminsi yose akandushya. Imana ishimwe cyane. Uru ni urugero rufatika rw'ukuntu Yesu yatwigishije gusenga. Mu gusengera iki cyifuzo, mu gusengera ikibazo ufite, ushobora kuba wowe nkurikiye udafite ikibazo cy'ubugumba, wenda ufite ikibazo cy'ubukene. Ushobora kuba wowe nkurikiye udafite ikibazo cy'ubukene, wenda ari ikibazo cy'uburwayi. Ibibazo byose bibaho bifite ibisubizo byabyo muri iki gitabo cya Bibiliya. Hanyuma rero mu buryo bwo kubisengera, Yesu abacira umugani avuga ati, hariho umucamanza umwe, ntabwo yari umugwaneza, ariko igihe kimwe haje umupfakazi aramutitiriza. Bucya mu gitondo abyukiriwe, nimugoroba basubirayo, buri kanya akinjiriwe, agakomanga kavuga ati, nyamuneka ndengera. Ariko umucamanza abonye uburyo umupfakazi yatitirije ngo aramurengera. Yesu nuko tudakomeje gusoma aya magambo, hepfo aravuga ngo mbese Imana yo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Hoya da, ngo ntabwo izazirangarana. Imana ishimwe cyane. Bisaba gutitiriza, bisaba gusenga utitirije. Icyigisho cyo gusenga twagitambukije kenshi mu bitabo twagiye twandika. Mu gitabo Humura nawe uzabyara twakivuzeho. Tuvuga ubwoko bw'amasengesho, tuvugamo n'amasengesho yo kwiyiriza ubusa. Ikibazo kiremereye icyo ari cyo cyose, ugiha umwanya ukagisengera, ugifatira n'amasengesho yo kwiyiriza ubusa. Ayo masengesho yo kwiyiriza ubusa nayo hari uburyo akorwamo. Ufata igihe ukiyeza, wamara kwiyeza ukagira intego z'amasengesho zawe. Hanyuma wamara kuzigira ukareba amagambo muri Bibiliya ahuye n'icyifuzo usengera. Hanyuma ayo magambo ukayasoma, ukakunda kuyuza. Kubaba mu cyaro kenshi bo bazi uko inka zuza, zirakacanga zikagira igihe cyo kuza. Iyo nawe usomye ijambo ukaryoza, ukaritekerezaho, ukarigira ubuzima bwawe, uba wisanisha naryo. Haleluya. Uko niko bafata ibihe byo gusengera mu ijambo. Iyo umaze kurimenya noneho uryiyaturiraho.
ukiyaturiraho. Niba wankurikiye utarabyara, atura ijambo ryo muri Yesaya 66:9 riravuga ngo wari ingumba. Oya, ntabwo ari ryo riravuga ngo natuma batwita sintume babyara. Ko ari njye utuma babyara n'abazibinda. Mbese natuma batwita sintume babyara. Ko ari njye utuma babyara n'abazibinda. Ahangaha ushingiye kuri iryo jambo uhita ubwira Imana uti nanjye ndatwita mu izina ryawe ryera, ndatwita mu izina rya Yesu. Zibura imiyoboro yanjye, zibura intanga zanjye mu izina rya Yesu. Zibura imiyobora ntanga yanjye. Kuraho uburwayi bwambuzaga gusama. Ndashaka gusama. Ni n'uburenganzira bwanyu nakunze kubibabwira kenshi. Ikindi cya kabiri, wari ingumba namuha kuba mu nzu ye yishimye ari nyina w'amahanga. Zaburi 113:19. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana ishimwe. Nta jambo Imana yavuze rizagenda ubusa, kuko Imana yacu ivuga ukuri. Ntabwo Imana yacu ibeshya. Imana si umuntu ngo ibeshye. Ntabwo Imana ari umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Niko ijambo rimbwira mu Kuva 23:19. Nawe jya ukunda gusenga wiyaturaho amagambo. Komeza utitirize Imana. Ibwira uti nanjye naje ndi imbere yawe. Uhereye mbere na mbere urema ibintu byose. Ntabwo ariko byahoze umugambi wa Yesu uko ntagira abana. Ndashaka gusama, mpagusama. Ndashaka abahungu, ndashaka abakobwa. Haleluya. Wewe wundi ufite ikindi kibazo, yibwira icyo wifuza. Imana ni umubyeyi wacu. Imana ni urukundo. Imana ni umugwaneza, ibishaka kutugirira neza. Mbese ye mwambwira hari umubyeyi wakwishimira kubona umwana wabayeho nabi? Hari umubyeyi se mwabonye wakwishimira kubona umwana wababaye? Iyo umwana wawe arwaye, ntubona ko umukuya kwihutira kumujyana kwa muganga kugira ngo abe yakira, adakomeza kubazwa n'ubwo burwayi? Iyo umuntu wawe yahuye n'ikibazo, ntubona ko ugerageza ukamubungabunga? None se Imana urumva ari injiji yo kurema abantu izabababaza? Oya, ntabwo ari uko bimeze. Nukuri ntabwo ari uko bimeze. Imana ni umubyeyi. Imana igambiriye kukugirira neza. Imana igambira kutugirira neza. Imana igambira kuduha ibyiza. Ikintu kitwimisha ibyiza ni kimwe: nitugamburura mu makuba, nidusubira inyuma mu byaha, nidusubira aho twahoze. Imana icyo gihe birayibabaza, ariko nanone nunasubirirayo nta kintu bizaba bimaze kuba wari wariyemeje. Hari abantu benshi bamaze gucika intege. Benshi dukunda kuganira bakambwira bati iyo Mana uhora utubwira ntacyo yatumariye, iyo Mana uhora uvuga njyewe ntago mbona, nta nubwo nzongera kuvuga ijambo, nta nubwo nzongera kuyiririmbira, nta n'ikintu nzongera gukora, nta kintu yamariye. Kuki yavugiye mu bahanuzi kenshi ngo nzasama ariko byaranze? Yavugiye mu bahanuzi kenshi ngo nzabyara ariko byaranze. Rero yigumane, ntuzongere kwimbwira. Ariko nongere nkubwiye ngo nugamburura mu makuba, gukomera kwawe kuzaba kubaye ubusa. Reka kugamburura, reka gucika intege, reka gusubira inyuma. Yindi nkoni yakunze kumfasha cyane nababwiye ni inkoni yo kwizera. Iyo umaze kumva ijambo ry'Imana mu gitabo cya Bibiliya, noneho wizera icyo Imana yavuze, kuko Imana si umuntu ngo ibeshye. Imana ntishobora kubeshya. Haleluya. Mu buhamya nabahaye nabwiye amagambo menshi yerekana ko Imana itabeshya. Haleluya. Iyo usomye Zaburi 89 wa 34 haba ngo si na 35 ngo sinzivuguruza umurava wanjye, sinzabeshya umugaragu wanjye. Haleluya. Imana ntabwo ibeshya. Kuva 23:19 haravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, ngo kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze.
ibyo yavuze no kubikora izabikora. Haleluya, yizere gusa. Imana ishimwe. Inkingi ya gatatu ariyo nkoni ya gatatu nitwaje yo kwizera, yampesheje kwizera nanjye ibitakwiringirwa. Iyo usomye mu Baroma 4:18 haratubwira ngo Aburahamu wo yizeraga akiringira ibitakwiringirwa, nubwo abonye umubiri umaze kumera nk'ushaje, ndetse na Sara akaba yaracuze atakijya mu mihango y'abakobwa, akomeza kwizera yiringiye Imana yuko ibyo yamubwiye bizasohora. Yizeraga ibitakwiringirwa. Hari aho nawe bigusaba kwizera ibitakwiringirwa. Haleluya. Ukizera ibitakwiringirwa. Ibitakwiringirwa ni cya gihe ubona imihango yakamye nkuko Sara yamaze kumera, kandi ijambo ry'ubuhanuzi rikakubwira ngo nawe uzabyara, nawe wabyara. Izera ibitakwiringirwa, birashoboka ko nawe wabyara. Ibitakwiringirwa ni handi muganga yagushwishwinurije akakubwira ko ufite intanga z'amazi bidashoboka ko zakomera zikavamo umwana, ariko ukizera ko nawe uzabyara. Biremera. Imana irashoboye. Niyo ifite byose mu ntoki zayo, niyo yaturemye twese, ifite ibanga ry'uburyo ikora ibintu. Inzira z'Imana zisanga ibihumbi. Ntabwo wambaza ngo uzanyura he ntabara ko muganga yanciye intege akambwira ko bidashoboka. Ku Mana byose birashoboka, kandi byose bishobokera uwizeye. Ikintu cya gatatu nakubwira, nahagara kuri iyo nkingi ya gatatu ariyo nkoni ya gatatu ugomba kwitwaza. Kugira ngo iriya nyanja icike, bisaba kuba witwaje izo nkingi eshatu. Izo nkingi eshatu, izo nkoni eshatu: inkoni y'ijambo, inkoni y'amasengesho, n'inkoni yo kwizera. Zitwara uko ari eshatu. Iyo nkoni Mose yabwiye kurambura ku nyanja, inyanja igacikamo kabiri. Ngiyo inkoni nesha. Haleluya. Nawe rambura inkoni ku nyanja y'ubugumba yari kuri imbere. Rambura iyo nkoni ku nyanja y'ubukene yari kuri imbere, ku nyanja y'uburwayi yari kuri imbere, ku kibazo icyo ari cyo cyose wari ufite. Hanyuma nuyirambura gusa, inzira iraboneka, iracika, utambuka humutse. Imana ishimwe cyane. Narangiza mbabwira ngo mwizere Imana. Mwizere Imana namwe muzasingira ibyasezeranijwe. Mwizere Imana muzabyara. Mwizere Imana muzava mu bukene. Mwizere Imana muzakira uburwayi. Mwizere Imana muzabohoka mu buryo bwose. Imana ibaha umugisha. Ntukagambure mu makuba, ntukagambirire gusubira inyuma, ntukagambire gusubira mu byo wahozemo kera, ahubwo reka dukomeze tugende. Nta mahitamo yo kujya inyuma ni mabi, wapi. Ahubwo reka dukomeze urugendo tujye mbere, dukomezanye. Nkunda kubabwira kenshi ko ari mwe mwatumye ngaruka. Mba naragiye kera, ariko ndi uyu munsi kugira ngo dukomezanye, duhumurizanye, dufashanye, turagirana inama muri uru rugendo. Ese ugeze hehe wowe? Wowe ntabwo ukeneye imbaraga z'Imana? Reka dusenge. Tugiye gusenga Imana, dufate umwanya twinginga Imana, dusaba Imana inkomezi. Ibikamura abagenzi ni byinshi, ibibazo muri iyi minsi byabaye byinshi, abantu benshi barihebye, abandi babuze uko bagira. Ntabwo ari ikibazo cy'urubyaro kiriho gusa, ahubwo ibihe byarahindutse. Ahubwo ariko igitangaje, ntabwo ibihe birimo guhinduka ngo n'abantu b'Imana bafata ingamba. Bakwiye gufata ingamba zindi yo guhindura ibyo bintu, kuko nibo bagomba kubihindura. Amasengesho usenga yahindura byinshi, kwizera kwawe kwahindura byinshi, ijambo ry'Imana imbibi yabizibye muri wowe byahindura byinshi. Bikoreshe ng'iby'ibikoresho Imana yaguhaye, kandi uzanesha. Reka mbasengere mwebwe mwese abari bankurikiye bifuza ubufasha bwo gusengerwa. Ushobora kuba umaranye ubugumba imyaka 2, undi akaba abumaranye imyaka 3, undi abumaranye imyaka irenga 10 cyangwa se 15. Nta kimana idashobora. Haleluya. Sara Imana itubwira uburyo yabyayemo. Yabyaye afite imyaka, atubwira imyaka hejuru ya 90, kandi yabyaye atakijya no mu mihango y'abakobwa. Yari yarayibuze.
ariko ijambo ry'Imana rimuhindura mutoto, agira umubiri nk'umwana, aratwita biremera, arabyara biremera, ararera biremera. Uyu munsi turabuzukuru twese b'Aburahamu kubera ko Sara yari yarahawe isezerano. Nawe humura uzabyara, isezerano ni iryawe, nta kabuza Imana izakwibuka. Ntabwo Imana irobanura abantu ku butoni, kandi Imana ntishobora kuvuguriza ijambo ryayo. Reka dusengane. Mana nziza ikomeye, ndagushimye kandi ndaguhimbaje kubw'akanya waduhaye. Iri jambo riha umugisha uriherekeze, rigira agaciro mu mitima y'abaryumvise. Abari bacitse intege bari icyo cyaha, abari basubiye inyuma bari icyo cyaha, kandi uha imbaraga abantu bawe, urinde abantu kunanirwa. Benshi bari bananijwe n'ihohoterwa bakorerwa, ihohoterwa nshenguramutima bahura naryo, amagambo akomeretsa bumva, uruvugo, kubyanirwa n'inzara n'ibindi bisa nk'ibyo. Abandi barahondagurwa bazira kutabyara, abandi barateshwa umutwe mu buryo bwinshi, abandi barabuzwa amahoro, abandi barimwa ibyo kurya kuko ntawe bagaburira. Ariko uri Imana y'imbaraga, unyuze ibicyuho aho hantu hose, uri Imana ishoboye. Sengeye aba bantu bandi imbere kugira ngo ubagirire neza, abari kure n'abari hafi, ubatabarisha ubuntu bwawe. Nzi ko ushobora byose. Urakoze Data uko wumvise gusenga kwanjye, nizeye ntashidikanya ko uduhaye urubyaro. Twiteguye gukikira abakobwa n'abahungu kuko uri isezerano ryacu, mu izina rya Yesu, amen. Nkuko natangiye mbibwira rero, nkomeje kubana namwe, ndabakunda, ndabasengera, mbararikira kenshi kujya mukora subscribe uko kuri channel yacu ya YouTube Humura Uzabyara, bityo mujye mubasha kubona ibiganiro, inkuru. Hari na filimi igwanya ihohoterwa igiye kugica kuri iyi filimi, kuri uru rubuga rwa Humura Uzabyara. Murebe abatari bazi ubuzima abahura no kubura urubyaro babayeho, bazasobanukirwa neza ubuzima babuze urubyaro babayeho. Abajyaga barenganya ababuze urubyaro, namwe rwose mumenye ko sibo babyikururira, muborohere. Mbese mudufashe dukomezanye urugendo duhumurizanya, twamagana ihohoterwa iryo ari ryo ryose rikorerwa umubyeyi utarabona urubyaro. Nawe mugabo nteze amatwi ukaba warabuze urubyaro, ntabwo ari uko mba nakwibagiwe, ahubwo nawe bigiremo uruhare rurwanye, uhaguruke wiva inyuma. Inzira yo kurwanya ubugumbane nyinshi. Ushobora kujya kwa muganga ukamenya ikibazo ufite, ushobora se niba baranagushwishwinurije, ntabwo ugomba gucika intege, ugomba gukomeza gutitiriza Imana ko ari ifite igisubizo cyawe cya nyuma. Ndabakunda, ndabasengeye naho ubutaha. Bye bye.